Ase man ko twabuze ikintu dukora twabaye kwicira ibisakuzo basi. Ahubwo man iyo ngingo ni sawa. Sakwe. Sogokuru aryoha bose. Umunigo sha. Feili wowe sha sicyo. Kubera ko yakuzarya neza. Feili wowe cyo wavuze sicyo. Kubera ko yakinyaga kuri mukecuru cyane. Feili Kabarije. Iwacu nta muntu wigeze yiyahure. Iwanyu bariyahuye. uvuze? Ndavuze ngo kabara ijisho. Uri serious cyane? Okay, murakoze gutsindwa igisubizo yari umuneke. Kanongere mbasakuza ikindi ugitsinze. Ahita yemererwa moto nshyashya. Sakwe. Asiko ko ngibagiwe. Sasira bataryama. Kubera ko nta bitotsi bafite. Kuri wasasibijwangana na mpamvu bataryama. Ubutanu basasira matera bazaryama. Karyame mu misumari. Cyakoze ndabona abo dusakuzanya. Cyakoze abo dusakuzanya ndabona ari ibyo muratari ibyororo. Please subscribe, like na comment kugira ngo ibintu bikomeze kuryoha. Yes guys, abantu benshi cyane rero dukomeza kubabwira ko turimo twitegura filime zigiye zitandukanye, ariko icyo tubasaba ni ukanda subscribe, like na comment kugira ngo ubutaha mutazamucikwa na video zacu. Rero iyi filime tubaye no comment tuyishyizeho kugira ngo mutaza kwicwa n'irungu nyuma yo muyireba. Turimo turabategurira